bakristo bavandimwe, Kristo yazakuzwe. Twinjiye mu bubabare bwa Kristo, aho duhamagariwe kubabarana nawe kugira ngo tuzazukane nawe. Mu by'ukuri iyo turebye mu buzima bwacu bwa buri munsi, dusanga hari aho ububabare bwa Kristo uhure n'ububabare bwacu bwite. Icyo dusabwa muri iki gihe ni ukunga ububabare bwacu n'ubwa Kristo, kandi twifuza ko indunduro yabwo yaba ikuzo ry'Imana. Uwa gatanu mutagatifu utwibutsa ko hari byinshi tunyuramo bigoranye, bikomeye, bibabaza, bikomeretsa, ariko twiringiye ko Imana ariyo itanga ubuzima, ari itanga ibyishimo, ari itunyuza mu bikomeye maze ikaduha no kwishimira ibyiza bizaza. Dusangire rero amasomo matagatifu yo kuri uyu munsi, umunsi w'ububabare bwa Nyagasani. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Dore umugaragu wanjye azasagamba, azakuzwa, yererezwe asumbe byose, nk'uko imbaga y'abantu yamubonye igakangarana kuko yangiritse bitavugwa. Imisusire ye ntaho gihuriye n'iy'umuntu, n'uburanga bwe ntibuse n'ubwa bene muntu. Ni nako bizatangaza amahanga menshi, abami nibamugera imbere bumirwe, kuko bazaba babonye icyo batigeze babwirwa, bakitegereza ikintu kitigeze kibaho. Ninde wakwemera ibyo twebwe twumvise? Ninde wahishuriwe ukuboko kwa Nyagasani? Yakuriye imbere y'Uhoraho nk'umumero ushibutse, ameze nk'umuzi wanamye mu gitaka cyumiranye. Nta buranga, nta n'igikundiro byo kurembuza amaso yacu, yewe nta n'igihagararo cyamutera igikundiro. Yari yasuzuguwe kandi yatereranywe n'abantu, umunyamibabaro n'umumenyerane w'ibyago, mbese nk'uwo bagera imbere bakipfuka mu maso, kuko yari asuzuguritse, twese ntawe umwitaho. Nyamara kandi n'imibabaro yacu yari yikoreye, n'ibyago byacu byari byamuremereye, ariko twe tukamubonamo uwahawe igihano nk'uwibasiwe n'Imana ikamucisha bugufi. Nyamara we yahinguranyijwe kubera ibyaha byacu, ajanjagurirwa ibicumuro byacu. Igihano cye cyadukomoreye amahoro, ibikomere bye tubikesha umukiro. Twese twarabuyeraga nk'intama zazimiye, tugenda intatane buri wese atomereye inzira ye, maze Uhoraho amugerekaho ububi bwacu bwose. Yarashinyaguriwe ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura umunwa boshye umwana w'intama bajyanye mu ibagiro, cyangwa intama yicecekera imbere y'abayogosha ubwoya, nawe ntiyaruhije abumbura umunwa. Yafashwe ku gahato bamucira urw'akarengane, kandi nta n'umwe wigeze amwitaho. Ni koko yakuwe mu isi y'abazima, ahanirwa ubugome bw'umuryango we. Yahambwe hamwe n'abagiranabi, imva ye ishyirwa hamwe n'iy'abakungu. Nubwo we nta bugome yigeze agira, akaba nta n'ikinyoma kigeze mu munwa we. Uhoraho yashatse kumujanjaguza imibabaro, kandi namara gutura ubuzima bweho impongano z'ibyaha, azabona abamukomokaho, azaharambe maze azuzuza atyo umugambi w'Uhoraho. Nyuma y'iyo mibabaro yose azabona urumuri anezerwe. Namara kumenyekana ko ari intungane, azageza benshi ku butungane. Umugaragu wanjye azakiranura imbaga y'abantu, kuko yikoreye ubw'ibicumuro byabo. Nicyo gituma nzamugenera umugabane mu bihangange, akazagabana umunyago n'abanyamaboko, kuko ubwe yigabije urupfu, akabarirwa mu banyabyaha. Ubwe yikoreye ibicumuro by'imbaga, nuko atakambira abagiranabi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Dawe nshyize ubugingo bwanjye mu maboko yawe. Uhoraho niwe buhungiro bwanjye, singateterezwe bibaho.
nshyize ubugingo bwanjye mu maboko yawe, ni wowe uncungura, uhoraho Mana nyir'ukuri. Abanzi banjye bose bampundagazagaho ibitutsi, n'abaturanyi banjye ntibakinshira akari urutega. Inshuti zanjye z'amagara nsigaye nzitera ishozi, abo duhuriye mu nzira barambona bagahunga. Nsigaye naribagiranye nk'uwapfuye, meze nk'akabindi kasandaye. Numva rubanda bamvuga nabi, bajya imigambi yo kunshuza ubugingo. Ariko ndakwiringiye uhoraho, ndavuga nti Imana yanjye ni wowe, ibihe byanjye biri mu kiganza cyawe. Ngaho rero ngobotora amaboko y'abanzi banyibasiye. Uruhanga rwawe nirumurikire umugaragu wawe, maze unkize ugiriye impuhwe zawe. Ni mukomere kandi mwireme agatima, mwebwe mwese abizera uhoraho. Isomo rya kabiri. Isomo ryo mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi. Bavandimwe, ubwo dufite umuherezagitambo mukuru uhebuje watashye mu ijuru, Yezu umwana w'Imana, nitwikomezemo ukwemera. Koko rero ntidufite umuherezagitambo mukuru wananirwa kudutabara mu ntege nke zacu. Yageragejwe muri byose ku buryo bumwe natwe, ariko ntiyatsindwa n'icyaha. Nitwegerane rero ubwizere intebe ya Nyirineza, kugira ngo tugirirwe impuhwe kandi duhabwe imbaraga zizadufasha igihe kigeze. Mu gihe cy'imibereho ye yo ku isi, niwe wasengaga atakamba mu miborogo n'amarira, abitura washoboraga kumurokora urupfu, maze arumvirwa kuko yagororokeye Imana. Nubwo yari umwana bwose, ibyo yababaye byamwigishije kumvira, maze aho amariye kuba intagereranywa, abamwumvira bose abaviramo isoko y'ubucungurwe bw'iteka. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ububabare bw'Umwami wacu Yezu Kristu uko bwanditswe na Yohani. Bamaze gufungura, Yezu ajyana n'abigishwa be, yambuka umugezi wa Sedironi, hakaba ubusitani we n'abigishwa babwinjiramo. Yuda wajyaga kumugambanira akamenya aho hantu, kuko Yezu yakundaga kuhaza kenshi aherekejwe n'abigishwa be. Nuko Yuda amaze kubona abasirikare n'abagaragu yahawe n'abatware b'abaherezabitambo n'abafarizayi, ajyayo. Bari bitwaje amatara n'imuri n'intwaro. Yezu wari uzi ibigiye kumubaho byose, aza abagana arababaza ati, murashaka nde? Baramusubiza bati, Yezu w'i Nazareti. Yezu arababwira ati, ni yewe. Yuda wamugambaniraga akaba ahagararanye nabo. Yezu amaze kubabwira ati, ni yewe, basubira inyuma bitura hasi. Yongera kubabaza ati, murashaka nde? Barongera bati, Yezu w'i Nazareti. Yezu arabasubiza ati, nababwiye ko ari njye. Niba rero ari njye mushaka, nimureke abangaba bigendere. Bityo harangira ijambo yari yaravuze, atabo wampaye nta n'umwe najimije muri bo. Nuko Simoni Petero wari ufite inkota arayikura, ayikubita umugaragu w'umuherezabitambo mukuru, amuca ugutwi kw'iburyo. Uwo mugaragu yitwaga Marikusi. Yezu abwira Petero ati, subiza inkota yawe mu rwubati. Inkongoro ya data yampaye ndeke se kuyinywa? Abasirikare n'umutware wabo n'abagaragu b'Abayahudi bafata Yezu baramuboha. Babanza kumujyana kwa Ana wari sebukwe wa Kayifa, umuherezabitambo mukuru w'uwo mwaka. Kayifa uwo niwe wari waragiriye Abayahudi inama y'uko ikiruta ari uko umuntu umwe yapfira imbaga. Simoni Petero yari yakurikiye Yezu hamwe n'undi mwigishwa.
uwo mwigishwa wundi akaba yaraziranye n'umuherezabitambo mukuru, yinjirana na Yezu mu rugo rw'umuherezabitambo mukuru. Petero we asigara ahagaze hanze inyuma y'irembo. Wa mwigishwa wundi wari uzwi n'umuherezabitambo mukuru araza abwira umuja ukumira ngo yinjize Petero. Nuko uwo muja w'umukumirizi abwira Petero ati aho none ntiwaba uri uwo muri bigishwa buriya muntu? Petero arasubiza ati sindi we. Abagaragu n'abafasha bari bacanye umuriro bota kuko hari imbeho. Petero nawe yari ahagararanye nabo yota. Nuko umuherezabitambo mukuru abaza Yezu iby'abigishwa be n'inyigisho ze. Yezu aramusubiza ati navugiye ahagaragara mbwira isi yose. Nigishirije iteka mu masengero no mu ngoro y'Imana, aho abayahudi bose bateranira. Ntacyo navuze rwihishwa. Urambaza iki? Baza abumvise icyo nababwiye, bo bazi ibyo navuze. Amaze kuvuga ibyo, umwe mu bafasha wari aho ngaho akubita Yezu urushyi ati nuko usubiza umuherezabitambo mukuru? Yezu aramusubiza ati niba mvuze nabi garagaza ikibi mvuze, niba kandi mvuze neza unkubitiye iki? Nuko amwohereza aboshye kwa Kayifa umuherezabitambo mukuru. Simoni Petero yari ahagaze aho yota. Nuko baramubaza bati aho nawe nturi uwo mu bigishwa be? Arahakana ati sindi we. Umwe mu bagaragu w'umuherezabitambo mukuru, mwene wabo n'uwo Petero yari yaciye ugutwi, ati sinakubonye mu busitani muri kumwe? Petero yongera guhakana. Ako kanya isake irabika. Nuko bavana Yezu kwa Kayifa bamujyana mu rugo rw'umutware w'igihugu. Hakaba mu gitondo, ariko bo ntibinjira mu rugo rw'umutware ngo batandura batararya Pasika. Pilato arasohoka arabasanga ati uyu muntu muramurega iki? Aramusubiza bati iyo ataba umugiranabi ntituba tumukuzaniye. Nuko Pilato arababwira ati nimumujyane mumucire urubanza mukurikije amategeko yanyu. Abayahudi bati nta bubasha dufite bwo kugira uwo ducira urubanza rwo gupfa. Bityo ijambo Yezu yari yaravuze ryerekeye ku rupfu yari agiye gupfa riruzuzwa. Nuko Pilato asubira mu rugo rwe, ahamagaza Yezu aramubaza ati mbese ni wowe mwami w'Abayahudi koko? Yezu aramusubiza ati ibyo ubivuze ku bwawe cyangwa se n'abandi babikumbwiyeho? Pilato arasubiza ati aho ntugira ngo nanjye ndi Umuyahudi? Bene wanyu n'abatware b'abaherezabitambo nibo bakunzaniye, wakoze iki? Yezu arasubiza ati ingoma yanjye si iyo kuri iyi si. Iyo ingoma yanjye iza kuba iyo kuri iyi si, abantu banjye baba bandwanyeho kugira ngo ntagabizwa Abayahudi. None rero ingoma yanjye si y'inaha. Nuko Pilato aramubaza ati noneho rero uri umwami? Yezu aramusubiza ati urabyivugiye ndi umwami. Cyakora icyo njyewe navukiye kandi kikanzana ku isi ni ukugira ngo mpamye ibyerekeye ukuri. Unyurwa n'ukuri wese yumva icyo mvuga. Pilato aramubaza ati ukuri ni iki? Amaze kuvuga atyo yongera gusohoka asanga Abayahudi, arababwira ati nta kirego na kimwe nsanga kimuhama. Birasanzwe ko mbarekurira imbohe imwe mwishakiye ku munsi wa Pasika. Murashaka ko mbarekurira umwami w'Abayahudi? Nuko bose barongera batera hejuru bati si uwo dushaka, ahubwo duhe Barabasi. Barabasi uwo yari umujura. Nibwo Pilato ategetse ko bafata Yezu ngo bamujyane maze bamukubite. Abasirikare bamushyira ku mutwe ikamba babohesheje amahwa, bamwambika n'igishura gitukura. Nuko bamujyaho bavuga bati turakuramutsa mwami w'Abayahudi, bakamukubita n'inshyi. Pilato yongera gusohoka abwira Abayahudi ati dore ndamubazaniye kugira ngo mumenye ko nta kirego na kimwe kimuhama musanganye. Nuko Yezu asohoka yambaye ikamba ry'amahwa n'igishura gitukura. Pilato arababwira ati nguyu wa muntu. Abatware b'abaherezabitambo n'abagaragu babo bamukubise amaso batera hejuru bati nabambwe ku musaraba
nabambwe. Pilato arababwira ati ngaho nimumujyane mumwibambire, njye nta kirego kimuhama musanganye. Abayahudi baramusubiza bati dufite itegeko, kandi dukurikije iryo tegeko agomba gupfa kuko yigize umwana w'Imana. Pilato abyumvise arushaho kugira ubwoba, asubira mu rugo maze abaza Yezu ati ukomoka he? Yezu ariko ntiyagira icyo amusubiza. Pilato niko kumubwira ati ntacyo unsubije? Ntuzi ko mfite ububasha bwo kukurekura nkagira n'ubwo kukubambisha? Yezu aramusubiza ati nta bubasha na buke wajyaga kungeraho iyo utabuhabwa no hejuru. Nicyo gituma uwangambaniye ari we ufite icyaha kiruta icyawe. Pilato yumvise ibyo ashaka uko yamurekura, ariko Abayahudi batera hejuru bati uramutse umurekuye uraba utakibaye inshuti ya Kayizari. Twavuga ko nta n'utaragakorewe. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza wo kongera kunga ububabare bwacu twatewe no kugambanirwa n'ububabare bwa Yezu ku musaraba, ndetse no mu nzira y'umubabaro. Twacishijwe bugufi, twabyumvise Yezu Kristo yacishijwe bugufi ndetse arakwenwa, ariko yemera umubabaro kugira ngo adukize. Natwe uyu munsi aho twacishijwe bugufi, aho twababajwe tugakozwa isoni, duhereke Yezu tumusabe kubabarana natwe no kuzazukana nawe. Aho twatutswe ibitutsi, aho twagiriwe nabi, twibuke Yezu wagiriwe nabi kandi ari intungane y'Imana, bityo biduha ubutwari bwo kumva ko twebwe nubwo tugirirwa nabi ntabwo turi intungane. Nk'uko tubyumva ko wowe wari babambanywe yamenye ko wari intungane, natwe tumenye ngo nubwo tubabarana nawe we ni intungane, twe tukaba abanyabyaha twifuze ko twakizwa nawe. Yezu Kristo yarashinyaguriwe, natwe tuza agashinyaguro. Niyo mpamvu natwe twunga umubabaro wacu ushingiye ku gashinyaguro tukawunga n'uwa Yezu. Yezu yararenganye, natwe hari aho twarenganye, tubyereke Yezu. Yezu yazize ubusa. Hari abantu batubeshyeye, hari abantu batuzijije ubusa. Uyu munsi ni igihe cyiza cyo kongera kunga imibabaro yacu ishingiye ku kuzira ubusa, tukayunga n'iya Yezu Kristo we wadukijije, tukamusaba n'imbaraga zo kwihangana kugira ngo tubashe kubabarira. Yezu yarashinyaguriwe, natwe tuzi ko agashinyaguro kababaza. Yezu yambitswe ubusa. Hari abantu batuvuze nabi, bisa nk'ibitwambitse ubusa. Uyu munsi natwe twunge ubumwe na Yezu mu bubabare bwe, kandi tumwegurire ubwacu kugira ngo adukize. Yezu yaratereranywe, natwe hari igihe tuyatereranywe, tugatereranwa n'abantu, ndetse tukumva turi twenyine, tukababazwa n'abantu ndetse bakanatwihakana. Nk'uko twabyumvise, Yezu yageze aho abigishwa be bamwihakana kuko bashakaga gukiza amagara yabo. Natwe hari aho twatereranye Yezu, tumusiga wenyine, igihe twanze kubabara tugaciye ubusamo, igihe twanze kubabazwa tukababaza abandi. Uyu munsi rero udufashe kurushaho kumva neza umubabaro wa Kristo, kandi noneho twunga imibabaro yacu bwite n'umubabaro we ugamije kuducungura no kuduha ubuzima. Icyampa uyu munsi buri wese muri twe akazirikana agaciro k'umusaraba, umukiro wacu wavuye ku musaraba wa Kristo. Mu rupfu rwe twabonye ubuzima buzima butazima cyangwa se ngo buzimire. Tube abantu bazirikana ko uwo mubabaro, kandi uwo mubabaro udufashe kwitandukanya n'icyadutandukanya na Yezu. Dore iteka twifuza kugendera mu nzira ye, natwe nk'uko abidusaba twemere kwakira imisaraba yacu ya buri munsi, maze tumukurikire kandi tumukurikize. Nyagasani Yezu ntabane namwe.